kwigira mu nkuru ya Samusure. Fata imyaka 3 maze uyikube n'ibyo nakagombye kuba ngezeho warahita ubona igisubizo. Hari ibyo wicuza? Hoya ntacyo nifuza kuko urugendo rwacu ukuvuka n'ukuzapfa n'ukuzakira n'ukuzakena n'ibizakubaho Imana ibibizi. Muri urwo rugendo ariko hari ibihe bigukomereye byakubayeho. Kigali ugera Mozambique. Reka nkubwire niyo umwana ari kuvuka biramukomerera. Hari umwana ari bwavuke kumva atari kurira. Ukavuga uti noneho hano tuje kubibabwira. Samusure yakiriwe n'abagore benshi, iyo ni inkuru igaragara ntabwo ari byo duhimba, nawe nyine urabibona. Bana yanjye mutuzanire gatoya. Samusure Makuta Kalisa Ernest agarutse mu Rwanda. Yego. Abo duhagararanye bati Samusure yakiriwe n'abagore benshi. Tumuhaye ikaze Kigali. Murakoze cyane. Reka mpere ku cyo na utangiriyeho. Kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko nibo batubyara. Mu by'ukuri ubuzima tugira turabubakesha. Amezi 9 batumarana mu nda, ntabwo twakagombye kumva ko ari bo bakagombye kuba bakeya mu banyakira. Ngira ngo babonye uburyo nsuhuzanya n'umukecuru wanjye, ubwo niba nawe bamubaze muri abo mwabibaze nabi. Ariko ubundi mu by'ukuri abagore utabashyize imbere n'igihugu nticyabaho, n'isi ntiyabaho pe. Ugarutse Kigali nyuma y'imyaka 3, twakomeje kugenda tubona amavideo yawe mu bibuga by'indege, uri muri Katari no mu ndege twabonye video. N'urugendo rwari rumeze gute mu ncamake, uriyumva gute kugaruka mu rugo mu Rwanda? Bo mbere na mbere no gushimira Imana kuko ibintu byose birashoboka, kandi ikindi ngashimira n'umutima wanjye kuko iyo ntawugira ntabwo nari kugira igitekerezo cyo kwitabaza abantu ngo bamfashe kwishyura ibyari byatumye ngenda, kandi narabikoze. N'ibitarakunda bizakunda kubera abantu n'Imana. Hanyuma ikindi buriya nta kiruti waba w'umuntu, aho wajya hariho hose nubwo waba uri mu cyogajuru, nta hantu hashobora kukurutira iwanyu. Nk'ubu ngubu sinzi niba hari ikindi gihugu nshobora kwinjiramo ngo mbone abantu bamuhobera gutya. Nari maze igenda hoberwa. Ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye mu by'ukuri biranshimishije. Ubu se naherukaga guhoberwa gutya ryari? Biramfashije cyane, undumva umutima utuje. Oya barahari ariko ntago bamuhoberana urugwiro nkuru nguru. Erega hari ukuguhoberana urukundo, hari no kuguhoberana urumamo. Ariko nk'ubu ndishimye cyane. Nkawe Kita ntago wari unkumbuye cyane. Rero mu by'ukuri ni igisobanuro gikomeye cyane kuba ndahanga nshimira abantu babigizemo uruhare ko ntago ari nge wabyikoresheje. Singe wabigizemo uruhare n'abantu. Kandi mu by'ukuri ikintu nababwira nuko ahantu hose wagera, uko haba hareshya kose, nubwo haba ari mu mwobo urimo intare, ufite abantu burya uvamo, ufite Imana burya uvamo. Gashimira Imana rero ko ndi mu Rwagasabo kandi rutekanye. N'ubu ngubu tudafite igihugu cyiza ntabwo twaba duhagaze hano gutya. Urabona ko harambuti yaje Kamembe, ariko kubera igihugu cyiza bimeze neza. Urugendo rwagenze gute? Muri bwo bwa mbere ugiye mu ndege? Ni ubwa mbere ngiye mu ndege, ariko ni n'ubwa mbere ngiye urugendo rumeze neza. Mu by'ukuri nubona wuriye indege, mw'abantu mwe muri aha, nubona wuriye indege uzamenye ko Imana ifunguye imiryango. Ntabwo mbabeshya. Ubu nukuvuga ngo nzajya nca hano gutya ngo wa nurira njyaha mvayo njyaha ngaha. Nyabo njya gukora iki?
Nyabugogo nimba ngiye niwaca aho mvuka sinzaca Nyabugogo nzaca hano ku kibuga cy'indege. Imana iba yamaze kubikemura. Mu minsi yashize Bruce Melody yari yavuze ko mwe mwavuganye kwemera kukwishyurira itike kugarura. Yego. Niwe wayitanze bya donc. Bo ndabanza gushimira Bruce Melody mu by'ukuri igitekerezo yagize ni cyiza cyane kandi ni imfura n'umusibe ejo twarongeye turavugana. Ngewe itariki nashaka kuziraho we ntabwo yari ayizi kubera akazi kenshi mumaze igihe mumubonana ntabwo yabashije kubikora ariko bitavuze ko atakora ikintu. Se sinje gutangira ubuzima, se sinkeneye abantu, je commence la vie. Karame sinema nyarwanda ari gukumbuye bitega iki none? Sinema nyarwanda yo ngira ngo reka nshimire uwangize Samusure Habyarimana Sharire, ndamushimira cyane abyemeye yaza. Niwe watumye mba Samusure, niwe watumye mbuwondiwe kugeza ubu, niwe watumye yitwa Sharire Habyarimana. Yego, yitwa Sharire Habyarimana, akaba ariwe wanditse iyo twatangiriyeho yitwa Ntawumenya aho bwirageze, mwarayibonye irimo amasogisi ya sandari. Uyu nguyu niwe wanditse Haranira Kubaho, iy'igituntu na sida bitiriye Kanyombya ariko yitwaga Haranira Kubaho. Rero mu by'ukuri na Zirarazishya n'izindi twagiye dukora tujya kwamamaza cyangwa se guhugurira abantu ibintu runaka. Uyu mupapa niwe wanyise Samusure. Kugeza ubu izina afite ni ukubera uyu mubyeyi. Nta kintu rero mfite cyo kumwitura uretse ko buri gihe mpora nsenga mvuga ngo Imana imwagure n'ubu ngarutse yongera abona ibyo ankinisha. Hato ntazikinisha. Nibikabe rwose. Nibyo rwose. Rero ndamushimira cyane. Murakoze cyane. Kandi wigoye pe kugera aha ngaha birashimishije, mbonye ko turi kumwe. Murakoze cyane. Turi kumwe cyane. Yego, murakoze. Umva muri make filime twiteguye gukomeza gukina nk'ibisanzwe. Oya, filime ntabwo ngewe nyirimo ahubwo yo indimo. Niba indimo rero urumva ko ntaho nayihungira. Hanyuma waruvuze cyo gutangira ubuzima. Oya, gutangira ubuzima byo ni Mozambique, utangira ubuzima. Ugiye yugarutse hano ugiye gutangira ubundi biri bukora. Nagiye Mozambique ntangira ubuzima. Naho watangira ubundi buzima. None ugarutse nano uje gutangira ubuzima. Oya, Mozambique ntago nigeze mpatangirira ubuzima. Mozambique nagiye ngiye gushaka uburyo nakemura ikibazo. Kandi cyarakemuka. Yego. Niba itarakemuka kubera ko muhari muzamfasha mbikemure. Abagufasha imbere tuzongere. Muzongere kabisa. Hanyuma i Kigali rero ni ihe mishinga ikurikiraho? Ngira ngo niba wanyumvise neza, je commence la vie. Nibagiwe wowe wize kubw'ubu ngubu nje gutangira ubuzima. Nibagiwe rwose. Muri urugendo rwawe rwo gukemura ibibazo wari ufite, muri urugendo rwo gutaha hari abantu b'ingenzi ushimira byanze? Reka mpere kuri Judith. Niyo nizera Judith ni umugore w'intwari, ambivugire ku itangazamakuru. Nongereho Bayisabe Irene bafatanyije nk'umunyamategeko. Nkongeraho umugabo witwa Mbaga, ntago mumuzi, aba yicecekeye ariko yakoze igikorwa gikomeye. Nkongeraho nimara gushimira abo bantu, nkongeraho n'abandi ariko nkongeraho communauté y'abantu bari Mozambique. Abanyarwanda bari Mozambique bakoze igikorwa gikomeye kuri izo nshingano. Ngashimira ambasade yanyakiriye ikangira inama kandi ikanyumvisha ko kwambara Lacoste ukambara ikabutura ukagira gutyo ukongera utuburaho ukajya wagira. Mu by'ukuri nabibwiwe na Korode akiri ambasaderi muri Mozambique. Ubu ngubu barakomeye, sinzi niba nanamwegera, nsigaye mbona agenda imbere ya nyakubahwa. Ariko Korode yarakoze abyumva aho ari, yumve ko yakoze yangira inama nziza, nubwo nanjye nari mfite muri gahunda nk'inyangamugayo yari isanzwe. Kandi mu by'ukuri n'uzanyizera aha ngaha tugakorana ntabwo nzamubera ikigwari. Ntabwo byari ibintu byanjye biriya, nuko umuntu atajya hirya no hino, ariko mu by'ukuri ndagerageza. Mu mibare ifatika ejo bundi nende gukora imibare nsanga ugenda yari amaze kuba miliyoni 11. Uravuga uti hari bitarakemuka kugeza ubu ngubu. Abitarakemuka. Reka nkubwire ukuri. Mu by'ukuri ibintu bitarakemuka ntabwo najya muri iyo mibare.
buriya abantu buriya ntureba nk'uko tuvugana umuntu wakuvugishije amagambo menshi si we ugira icyo akumarira ariko umuntu wakumvise neza burya agira ikintu akumarira tuvuga ko ntacyo ndi kukumarira oya ntabwo ari wowe mvuze ariko ibyo ari byose abanyarwanda burya icyo mbakundira barumva cyane barumva ntabwo wari umugani barumva cyane waje i Kigali urogosha waje i Kigali ukora uturimo dutandukanye yego nyuma ya sinema uratekereza ko hari n'utundi turimo tw'amaboko ubu ngubu wahita uheraho nkurije Commence la vie mfite Habyarimana Charire nkaba mfite n'andi makampani n'abaneri bose n'aba Papa Sava n'aba Kibonke n'abandi ande bose n'abaje ni benshi gusa habura umpa akazi koko none si gusa naburara ubukwe ahubwo hano aho bakorera swap ni he kuri MTN nite nkoresha swap kireho ya nimero isanzwe 51 0788 51 yego 10 35 gahumva citi inshuti nziza umva 1035 58 1035 ubwo ni 8 hanyuma turi kugana ku musozo kugira tunakore kujya kuruhuka kwakoze birarenze ibi byose unyuzemo bigusigiye somo cy'ubuzima niki umuntu ukurikiye iki kiganiro umuntu wakurikiye ubuzima bwa Samusure biriya bihe yakwigira mu nkuru ya Samusure fata imyaka 3 maze uyikube n'ibyo nakagombye kuba ngezeho warahita ubona igisubizo hari ibyo wicuza hoya ntacyo nifuza kuko urugendo rwacu uko uvuka n'uko uzapfa n'uko uzakira n'uko uzakena n'ibizakubaho Imana ibibizi muri urwo rugendo ariko hari ibihe bigukomereye byakubayeho Kigali ugera Mozambique reka nkubwire niyo umwana ari kuvuka biramukomerera hari umwana ari bwavuke kumva atari kurira ukavuga uti noneho hano ndakomereye muri uru rugendo muri uru rugendo kubona ari mu gihugu ni ikintu kiba gikomeye cyane nta bindi byankomereye none ibirenze kuva aho umuntu aba yaravuye akagera i Kigali byananirana kuva hano ukagera amafoto ahubwo vuga ngo kuba umuntu atari mu gihugu nibyo bishobora kuba byakubera umutwaro reka nongere nshimire leta y'u Rwanda kuba yarampaye pasiporo ndi hariya indi yari yarangiye ndayishimira cyane kandi ngashimira na ambasade muri ambasade ahantu iri uko abantu rimwe na rimwe bajya babikerenza ariko iyo uri mu gihugu kirimo ambasade y'iwanyu uba ukomeye cyane none iyo ugize ikibazo uyitabaza mu buryo igutabara mu buryo bwihuse rero abantu bagiye babyishimira n'abatarayoboka bayiyoboke ariko ntabwo nabura kongera gushimira community ya diaspora cyangwa se community nyarwanda iri Mozambique ni abantu impumbyi ite saraho ngiye ko nawe uri gitangaza napfuye umva kandi bayandirimbo ngaratashye umugeni aratashye oya ntaho ngiye iyo bakubwiye ngo nta muhanzi upfa nicyo bisobanura ubutumwa rero ku bakunzi bawe batabashe kugera hano ubutumwa rero ku bakunzi banjye batabashije kugera aha ngaha nuko bakomeje kunyereka ko turi kumwe kuko atari ibyo wenda nanjye nari kugira ngo ngacike intege nkumva ko ntasubira mu mwuga ariko mu by'ukuri namwe murabibona ujya kubona ukabona akantu nakoze kera kari guhitinga ubu ngubu ukumva umuntu araguhamagara akubwiye ukumva umuntu arakubwiye ati ese ko mfite 1000 nakikugezaho guta 1000 si ikintu gikomeye ndashimira abafana bakindi impande ndashimira abantu bose muri rusange ndashimira aba diaspora baba mu bihugu bitandukanye bakoze igikorwa gikomeye uyu ni umusaruro kuba ngarutse hano ni ikintu gikomeye ni umusaruro natse pasiporo muri 2002 ubundi barambwira bati ngwino ukemura ikibazo gihari nitabaza abanyarwanda 2022